umuyobozi wanyu yarimutse hafi y'iwanyu shaga abanyamagambo ahangaha kumana wumvishe ukuntu cyakiri kumbwira ngo nganya amagambo uwo najya amenya kuvuga neza mu buzima bwe se ntago umuzi akumara niyo mpamvu mwirakaritse yivuyemo turarangiye oya naribimo ubwo rero ndabashimiye kuba mwaje nananenga banze kuza mu nama ni ingenzi pe wowe nkuko nari nabikubwiye nari nakubwiye ko ugenda urarika abagenzi bawe mwisibo yawe ariko ndi gutungurwa no kubona ntabahari niwe babashiye kuhagera iki nacyo nicyo kugushimira nayo kubavuyemo muri abaturanyi bawe muturanye bagere muri bangahe batanu ngira ngo ukabasha kuza mu nama byangaragarije ko mufite icyizere kandi ko covid tuzayirwanya cyo nashaka kugira ngo dukomozeho ni icyo ngicyo kijyanye na covid numva covid ndagasuka covid siracyaba ariko se narinze kare mutwara sibo uyu ni mutwara sibo twara mutoyi yarangiye ni mpamvu navuga mu mwambaye covid siracyaba cyaro covid baho mu mujyi reka rero byagakwiye guhinduka mukumva ko nta gukerensa iki cyorezo muzi ko mu mudugudu wacu uretse kubonamo abantu batanu ni bacyane babakiri gende fatanye abaye bakira se ubungu wowe bashaka kugupima bakigusangamo covid abantu bo bari kabimana batuvuga covid uzu yafata umuntu w'igisore n'iki ngiki ngaho mureke twanzure inama yaduteranyije aha ngaha yego turakumva muyobozi wabyemera utabyemera kwirinda birandeba nayo birakureba wowe ko mbona ufite amagambo menshi bimutwara sibo tugukureho akibyubuyobozi ni byiza mana zumbaga mura nazo kunumva siri gutera amagambo bagenzi ba numva bashyira ibintu bya politiki cyo kora n'umuvandimwe akunda kwinywera kandi akunda kutwengera ariko mana ibi ngibyo mwagakwiye kubireka ariko wihangana kuba tukociye mu ijambo ugomba kutwihangana kuko tunywa akantu gake ubwo rero wabyemera utabyemera icyorezo kirahari kandi cyakajije umurego so bigiye nabereye ko itaranamfata abantu bafite imyumvire ikwiye guhinduka twe turi abayobozi mwadutoye mutwizeye akanigendera sha iyo ngibyo nyamara ushatse wakumva wakwicara kumva muyobozi bwana muyobozi ndagusaba ijambo ndari guhaye rwose ibyo bashije kuvuga njye mbashije kubyumva kandi bingeze ku mutima ibyo bintu uvuze nibyo ngamwe mbara upfuka mu vavu yego muyobozi uyu mupira si wakora wakora mfara reka mbara agapfukamunwa muntu ibintu umuyobozi akubwira nibyo ambara agapfukamunwa umva we kudade shyiramo agapfukamunwa uburyo umwuka wawe uri kunuka wagira ngo wareye imbere wumvishe mwana umuntu ari kunzu zanjye ngendarira imbere utazirya se nuko usa bigaragara ko urya imbere ubusa najya inyama ngana uko nguko rero ubwanwa bwarakuze bitewe n'ubwoya nk'ubw'imbeba ubwo rero ndabashimiye ko mwitabiriye inama twagenda buri wese akajya mu mirimo yisanzwe nta kibazo sawa bwana muyobozi umva se iriya nama tuvuye muyibonye tuburiye uzi cyakamanira nama ineye noneho umuyobozi agenda akavuga ijambo kurindi icyaka kirahanyisha imana ariko se ubungubu turabigenza ute kandi ukumva dushaka ko tujya kwininira umubiri umva se none aho wabereye uvuze ijambo rya kigabo ngenda akazi uriya nyimba afite ibintu byinshi cyane mbanze umva ngwino za fizike za geography ngwino nkwereka hano tujya kunyenyera amazi weya
kureba nawe uwo murasita muzanye se ko mbona twikara ewa numva icyo kimwe gihari ari cyinshi kirahari pe ewa salama kapo twari duherukanye none se bimeze ute sha Mana kino cyuma ko ndukumva kiri kunkora ahantu mana kino ni icyuma ni hedi waragene wisiki mana kukuma nkuhaye gaturuka radio zaca bro kano kantu kankoza ahantu turaharinda kuza kwiranguza zanira kandi wa muhungu kamwe gusa we nagurenza kamwe umfasha kamwe konyine ahubwo ni tubiri twose imana ntukagira imana kabisa twagiye yo hano hantu hamenye ute nko kagira umfasha ngendo umusaza shatuzana kandi tuye kwimura mana tuzana kindi raundi umuntu wawe ikindi cyane umfasha ka gorira kapo another round ikintu kizane nawe tuye twifatira kwa ninjye nyibanza ariko mani ko kantu se cyo cyapa ni gorira se niyo ntago uyibona sana dukubite wa kayabaga basha omwe gacyamo kadore kadogo Jesus is Lord. Man kuri kunywa mwicariye icyo man umuntu erega aba yaje hano afite icyaka mani bino bintu birakasa man afite akanyabugabo nje aguruka uretse ndabona wasenze kundusha uzi n'ikindi wowe mwana uzi n'ikindi cicose mwana mwanza nishe zo gutama mukagira imana